ufashe amafaranga ukayakoresha mu buryo butari bwo, nicyagiye wisanga mu mezi 5 mezi 10 umaze igihe ukora cyangwa se imyaka 10 ukora, ariko ukavuga ngo ntacyo nagezeho ngo kubera ko nahuye n'inyatsi. Muvandi kandi nta nyatsi wahuye nayo, icyo wahuye nacyo amafaranga yakoresheje mu buryo budakwiriye, kuko amafaranga agira principe. Yes, nshuti bavandimwe bakunzi bacu, turabiyegereje mwese mwe mu dukurikiranye. Uno munsi tukaba turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, ngira ngo muri kumubona imbere ya kamera zacu. Turagira ngo tuganire ku magambo make cyane ayo muri buze kumva. Bwana Mugabe turakwakiriye. Murakoze cyane ngo wegere hano kuri channel yacu. Dufite abafana benshi barakureba, baragukurikirana kandi baragukunda. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Wenda sinzi nimba wenda ushobora kubibwira ku batakuzi, kuko ibiganiro bikurikiranwa n'abantu benshi. Hari abari bireba bwa mbere, akaba n'abandi wenda babireba basanzwe bakubona ariko bataramenya byibuze neza izina naho bagushakira. Ndagira ngo ubanze ubibwire kugira ngo duhite twinjira mu mutwe w'ikiganiro cyacu tunakomeza. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Makombe Mugabe, nkuye mu Rwanda. Nkaba nishimiye kubana namwe. Ndabasuhuje abari mu bice bigiye bitandukanye by'isi, abari muri Amerika, Canada, abari muri Aziya, muri Afrika. Rwose ikaze kuri channel yacu. Murakoze cyane. Murakoze. Uri umuhanzi mwiza cyane abantu bakunda. Noneho hari n'uwambwiye ejo bundi ngo hari utuntu uri mu gukora, hari amagambo uri mu kuvuga ngo akomeye cyane kandi yubaka imitima y'abantu. Ni amagambo gusa ari aho, ntago navuga ngo ni amagambo akomeye, ariko uwa agirira umumaro ni byiza, kandi n'uwo atagirira umumaro nawe ni byiza, kuko ijambo ryose ntago ari ngombwa ngo ryumvwe na bose kandi barikurikire. Hari igihe abari ibitekerezo byawe abantu buriya ntibagira amarangamutima amwe, wenda hari uwo rifasha akaba n'undi ridafasha, ariko majorite ndizera ko ari amagambo abenshi arashobora kubafasha. Hari feedback umuntu agenda yumva bamubwira ni byiza, komerezaho, dusobanurire kuri iki ngiki, eshe washakaga kuvuga iki. Ni byiza. Hari nabo nsobanurira inbox bambwiye ati dusobanurire iki kintu washaka kuvuga iki, wagikoze ushaka kumanisha iki nyine, impamvu nk'ibyo ngibyo. Oya kabisa, nibyo birumvikana. Hariho ijambo abantu benshi bakunze gukoresha, jewe sindyemere, sindyumve kimwe n'abandi. Ndashaka ko turiganiraho, wenda numve nawe kubifata nuko byumva. Minsi hari umushiti wanjye mfite, ari mukumbwira ngo ngo afite ibintu ariko ngo ntatera imbere, ngo ntatera imbere ngo kubera inyatsi. Kawe kuri wowe ubyumva gute iryo jambo inyatsi? Uryumva gute? Warisobanura gute? Umuntu nemera cyane, kunze ibiganiro by'uko aganira. Urakoze cyane. Koko abantu benshi ntago bavuga rumwe ku kintu bita inyatsi. Bamwe bavuga ko nyine zituruka ku badayimoni, kandi bakavuga ngo barazindoze, barazinteze. Rimwe na rimwe wajya no gusenga akavuga ati tubonye ufite inyatsi. Wareba nawe mu byo ukora ukabona ntago bigenda imbere, ukabona amafaranga yawe agenda mu buryo utazi, ukavuga ati koko izi ni inyatsi pe, izi ni inyatsi, ntabwo amafaranga yapfa kugenda gutyo. Rimwe na rimwe yewe ukanisopa ngo ukayabura, ugasanga amwe ntuzi ahantu yagiye. Ariko mu buryo bw'umwuka
ntekereza ko icyo kintu gishobora kubaho. Niyo mpamvu mvuze mu buryo bw'umwuka, ariko kandi rimwe na rimwe hari igihe inyatsi aba ari wowe uzitera. Ushobora kwibaza ngo iki? Inyatsi ni wowe ushobora kuwuzitera, kuko akenshi ntekereza ko nta mafaranga ashobora kwijyana, ahubwo amafaranga agendera muri expenses, mu byo wayakoresheje. Swati ufite amafaranga miliyoni, ufite miliyoni 10, ufite miliyoni 11, ufite miliyoni 15, miliyoni 20, miliyoni 30. Ayo mafaranga yose urebye expenses uhura nazo, ayo mafaranga ashobora gushira. Siko sibyemera wowe? Ashobora gushira bitewe nuko wayakoresheje. Yego, nta mafaranga adashira rero. Na za miliyari zirashira. Niyo ujya wumva kumva umuntu ngo yari afite miliyari y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se miliyari y'idolari, amafaranga agashira. Amafaranga se araba yagiye, aba yakonsoma. So rero ikintu ushobora kuvuga kuri icyo kintu cyitwa inyatsi, ntekereza ko rimwe na rimwe ntabwo uba wa trackings expenses zawe, ntabwo uzi uburyo amafaranga yawe uyakoresha. Wakwibaza ngo ese ni gute amafaranga nabasha kumenya ko amafaranga yanjye nayakoresheje cyangwa ntayakoresheje? Erega inyatsi tunavuze ngo ni inyatsi, tuvuze ngo inyatsi zibaho, tuba tuvuze ngo inyatsi ni expenses, ni ibikenera amafaranga. None se muvandi, tubwizanyije ukuri, baguhaye amafaranga bakaguha miliyoni 100 none ahangaha, mu isaha imwe ntabwo ushobora kuyamara. Wayamara? Amafaranga miliyoni 100 rwose ni ubusa wayamara. None se baguhaye miliyoni 200, ntabwo wazimara, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni amafaranga uba ugiye ngo gutera inyoni byonyine ku bibazo umuntu aba afite. Hari umuntu umwe yavuze ngo kubera ubuzima baragiye abamo, ngo aba yumva yasubira mu bintu nyine kubera ko yabonye amafaranga nyine akuze, aba yumva hari ibintu ashobora gusubiramo nyine byinshi atigeye abona akiri umwana. Abona yagura amagare, yakora buri kintu cyose, yarya za sererake, yakora buri cya kintu cyose nyine yumva atigeze ageraho agize. So rero amafaranga, uyu yabonye amafaranga n'ibiyatwara biba bihari. Yego, ndabyumva, ariko reka nkubaze, wari uvuze ngo mu buryo bw'umwuka wemera ko inyatsi zihari. Yego. No mu buryo butari ubw'umwuka wemera ko inyatsi wenda urashobora kuvuga ko ntazo inyatsi ari wowe wenyine uzitera. Ikintu nemera, inyatsi iyo tamu y'inyatsi niyo ntabasha gusobanukirwa neza ikinyarwanda impamvu bayise inyatsi. Ariko ndamutse mvuze muri tamu yo gukonsoma amafaranga, muri tamu financiere uvuga ngo amafaranga, ndaguze ikintu, ntanze amafaranga, ushobora gutanga amafaranga nubwo witwa ngo nukugura, ariko iyo ikaba ari inyatsi. Impamvu uvuga ngo ni inyatsi ni iyihe? Ese icyo kintu nguze ndagikeneye, kuko hari ibintu tugura tudakeneye. Swati nari mfite inkweto 10. Yese mvuze ko umuntu ashaka kuba ari imite ku nkweto, ariko ugasanga buri kwezi nimba mpembwa miliyoni, buri kwezi ndagura inkweto. Ariko naje simzumva ukuntu wovuga ngo ngugira inyatsi mu gihe ubona amafaranga ukayakoresha agashira, kandi ukabona ko yakoresheje. Dore ikintu nari maze kukubwira, ni nkubwira ijambo ryitwa gutracking expenses. Hari umuntu ntabwo aba ashaka kuvuga ngo amafaranga yinjiye n'ayangaya, none ngo amenye ngo ese asohoka mu buhe buryo. Kuko amafaranga uko asohoka, tuvuge n'urugero, mfite miliyoni, mfite like note yanjye nandikamo ibintu, nkavuga ngo mfite miliyoni, iyi miliyoni swat ndaguramo like ndagura internet yo mu rugo y'ibihumbi 25. Ndaza kuza kugura umuriro w'ibihumbi 80. Ni urugero. Nzagura fuel ingana gutya, nzakora iki ngiki kingana gutya. Ikintu nkoza cyose nkacyandika, ya mafaranga ashobora gushira, ariko nkaba nzi neza ngo aya mafaranga nubwo ashize yakoze iki ngiki n'iki ngiki.
bikaba ukwezi kwa mbere, bikaba ukwezi kwa kabiri, bikaba ukwezi kwa gatatu, bikaba ukwezi kwa kane. Mu by'ukuri uramutse ukoze analize ushobora gusanga amafaranga yawe agenda. Ubwo urumva nimba warafashe amafaranga ukayakoresha mu buryo butari bwo, nicyagiye wisanga mu mezi 5, mezi 10 umaze igihe ukora cyangwa se imyaka 10 ukora, ariko ukavuga ngo ntacyo nagezeho ngo kubera ko nahuye n'inyatsi. Muvandi, nta nyatsi wahuye nayo, icyo wahuye nacyo amafaranga yakoresheje mu buryo budakwiriye. Kuko amafaranga agira principe. Wenda ibyo tuzagenda tubiganira. Amafaranga agira principe. Nta mafaranga ashobora kwikonsoma. Buriya reka nkubwira akantu kamwe. Amafaranga wakoresheje mu bidafite umumaro, cyangwa se wakoresheje akagenda gutyo karangira gusa, bivuze ko ntawe uzongera guhurira nayo. Nyine waguze urukweto warwambaye, waguze umwenda wawambaye, ariko ya mafaranga deja yashize. Ariko amafaranga wafashe ukayashira ahantu, ukagura kabanza, cyangwa se ukayagura indi assets yariyo yose, ya mafaranga muzahura nayo, kuko nicyo bita investment. None se amafaranga wayari, ariko kuba wayaguze gani n'urukweto nago cyangwa se umwenda nawe afite icyo yakemuye, wa mwenda uzasaza. Ariko nugura ikibanza uzongera uhure nayo, kandi ntabwo uzahura nayo ari ya mafaranga washizemo, uzahura nayo yarabaye amafaranga menshi. So rero umuntu utabasha kuinvestinga iwe agakoresha amafaranga gusa konsoma mu buryo buyamara gusa, ntazigera atekereza yuko azatera imbere. Kuko gutera imbere cyangwa se izo nyatsi avuga nk'uwo muvandimwe waruvuze, agomba kubanza akisubiramo akavuga ngo ese amafaranga nkoresha cyangwa se amafaranga ninjiza nyashora mu biki? Wasanga ashorera inda gusa, wasanga ashorera kurya, ari ba bantu biyambarira neza mu masaro meza ahenze, yiyambara amasaha ngo za Gucci na zaki. So amafaranga ngiye ntabwo ntekereza aho ngaho kuri iyo cadre. Agomba kubanza akamenya ngo ise amafaranga yanjye nyakonsoma mu buhe buryo. Amafaranga yakonsomye mu buryo bubi aragushirana, ariko amafaranga iyo investinze niho wumva umuntu kumva yaguza akabanza muzama yanjye kakagura miliyoni 1, ariko ngo bakaba arimo aramuhereza miliyoni 20 cyangwa se 30. Ariko icyo gihe iyo aza kuza gufata iyo miliyoni akayirya akayimara, ntabwo yakagombye kuzahura n'izo miliyoni 20 barimo baramuhereza kuri ubu ngubu. Reka nkubwira akantu nk'abakristo, ngo umwami yararose ngo abona ngo inka zibyibushye 7, ngo arongera abona izindi nka zinanutse 7, ngo ziraza zimira za nka zibyibushye. Ngo Yosefu agiye gusobanura izo nzozi aravuga ngo hazaza imyaka 7 y'uburumbuke, igihugu kizera pe. Ngo ariko nyuma yaho ngo hazaba indi myaka 7 ngo y'inzara. Umwami aravuga ati none tubigenze gute? Yosefu tuzi ukuntu tugomba kubigenza. Ati dufate muri iyo myaka y'uburumbuke tuzabikira imyaka y'iki yo kurumba, igihe bitazaba birimo birera. Uzi ikintu cyabayeho iyi myaka 7, reka tuzabika ibizatunga imyaka 7 yose y'iki yo kuteza. Rero mu buzima bw'umuntu imyaka yo kuteza ibaho n'imyaka yo kweza ibaho. Ese ubigenza gute kugira ngo iyi myaka yo kweza izabashe gutunga imyaka itari yo kweza? Ako kantu urakumvisha? Nakumvisha. Imyaka yo kweza ese ni gute izatunga imyaka itari yo kweza? Ni icyo uri gukora for now? Ni icyo uri gukora? Uri kurira kumara cyangwa se uri kurya unatekereza ko investing? Hari igihe umuntu atekereza akavuga ati ibyo ni iby'abakire, ibyo ni iby'abantu bafite amafaranga, ibyo ni iby'abafite akazi. Ariko umuntu utarabashije kugura ikibanza kikigura 50-60 yayambaraga amakoboyi meza, amakositimu meza. Ariko kugeza ubu ngubu rero uwigomwe iyo kositime nziza icyo gihe, ubu ngubu afite aho atuye kandi afite ubutaka. Njye rero ntekereza ko ikintu kijyanye n'inyatsi, inyatsi nubwo yabaho akenshi ituruka kuri wowe, kuko yego ni inyatsi. Njye cyo numva umuntu agomba gusengera ni iki ngiki. Ugomba gusenga ukabwira Imana ngo Mana umwuka w'ubwenge mbashe guhishurirwa, mbashe kurwana n'ibihe.
mbashe kumenya ibihe byanjye, mbashe kumenya ibihe by'igihe harimo uburumbuke n'igihe harimo kuteza. Usanga umuntu afite akazi keza kamuhemba amafaranga atagira ingano, ariko agahora atekereza ko ako kazi katazashira. Akavuga nejo ubundi ku kwezi itariki 30 nzahembwa, itariki 25 nzahembwa, itariki zingahe nzahembwa, amafaranga azinjira. Reka nirire nta kibazo, murye babahereze mwinywere. So rero icyo nasengera cyane ni umwuka wo guhishurirwa, tugahishurirwa, kuko no mu mahame y'Imana nekeza gusesagura bitarimo. Kuri ubwo njyewe icyo mbashe gukuramo n'icyo mbashe kumenya nuko nta nyatsi zibaho, bitewe nuko nsesenguye mu magambo uvuze. Nta nyatsi zibaho, ahubwo habaho management mbi. Ni we wenyine, iyo wagize management mbi ntumenye kumanaginga ibintu byawe wabonye, nicyagiye usanga uri kuvuga ngo wahuye n'inyatsi, ngo amafaranga sinzi iyo yagiye. Amafaranga haramutse habaye izindi magic, hakaba izindi maji, amafaranga wari wayabitse, amafaranga wari wayabitse, amafaranga urayabuze, wenda nta n'umuntu winjiye mu cyumba, wenda nta n'iki. Ibyo ngibyo ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo ushobora kubimenya. Ariko amafaranga yose, hari n'ikindi ntekereza, nubwo nyine twavuze iyo tamu y'inyatsi, hari igihe ushobora kugira ibibazo bibaho rwose, naho ushobora kwinjiza amafaranga yose, wenda swati ufite urugo, abana bari kurwaragurika, swate waba uri mu modoka wagera hariya hanze ugakora accident, ugahora wenda mu bintu biri dépenses zisa nkaho zidasobanutse. Shaka kuzitinya cyangwa nkavuga ati nibuze umuntu yanajya agasenga akabwira Imana ngo Mana nkeneye uburinzi bwawe. Ariko kandi hari n'igihe umuntu asenga avuga ngo Mana nkeneye ubwenge bwawe, guidinga, nyobora muri ibi bintu. Njye niko ntekereza. Iyo case kuba Kristo ibaho, ko wahura n'ibibazo n'ibigeragezo n'ibindi byinshi bibaho, ariko ukibaza ngo ese iki kintu ni cyaturutse ku bigeragezo cyangwa iki ngiki ni cyaturutse kuri njyewe wariye amafaranga nk'udafite imibare. Niko ntekereza. Ariko inyatsi ahanini ari igihe bavuga inyatsi atari inyatsi, ahubwo ari management y'imitungo. Nuko jambo ni sawa kabisa. Uko ni ukuri, umuntu wese wumvisha amagambo yavuzwe, wumvisha uko twaganiriye, arabasha kumenya, nawe yo bitekereza. Turi abantu bafite ubwenge, rega nitso tuje no gukora ikintu no kukivuga, tubanza tunagitekerezeho. Nanje simzumva ukuntu no mfite, tuvuge ku rugero miliyoni, nindangiza ngura ibintu cyangwa se nyikoreshe mu bintu bihwanye nayo, nindangiza mvuge ngo nahuye n'inyatsi, ngo sinkibika amafaranga, ngo sinkigira amafaranga ngo nyagumane. Wayakoresheje, ushaka uyagumane gute? Hari ibiyakeneye, wayakoresheje mu biyakeneye. Niyo mpamvu tutagomba kuza tuvuga ngo nyatsi. Yego, wenda nk'uko wari ubivuze, urashobora kuyabika cyangwa se ukayashira nk'ahantu, ukaza kuyabura. Cyo bita ngo kwabura, tumenya icyayabuye. Niko nza numva none. Ariko bitari uko nguko, cyenda byizera ko nta nyatsi, ahubwo haba management mbi. Byose birashoboka, probability 50-50, ariko cyane kubijyanye n'ibyo twe tubona, nuramuka we ukoze ibyo twavuganye, gutrackinga expenses zawe, ukamenya ngo amafaranga nkonsomanya konsoma mu buhe buryo, cyangwa ukamenya ngo ese nteganyiriza hazaza hanjye mu buhe buryo, ukamenya wowe ubwawe uzabifate mu mezi 3 amezi 5, uzabasha kumenya neza aho amafaranga yawe menshi agenda. Ariko hari ikindi nanje nizera ko wenda nyine bishobora kuba ari inyatsi. Hari akazi, hari igihe kimwe nigeze gukora mu kazi, nkabona akazi kigira imbere nk'uko byari bimeze, aho kugira ngo kigira imbere kagakomeza gusubira inyuma, karya igishoro. Oya, atarwangu karya igishoro. Kandi ikindi ukabona uko twari dusanzwe turangura niko turangura, ariko uko twari dusanzwe dutera imbere siko dutera imbere. Ntago uba watekereje mu buryo bwo gukonsoma, kuko hari ihame ryambe, hari icyo bita ngo ni separate legal entity, bivuga ko imitungo yawe itandukanye n'imitungo ya business. Hari igihe rimwe na rimwe uba wibwira ko utungutse, ahubwo amafaranga wayariyemo. Kuko kutabasha gutandukanya amafaranga nk'igishoro cyangwa se nk'amafaranga agomba gukoreshwa mu rugo, ibyo nabyo ni ibintu bitandukanye. Nimba ukoresha amafaranga, akagombye kumenya ngo se aya mafaranga nkoresha
ndimo ndakoresha ku gishoro cyangwa ndimo ndakoresha ku nyungu. Ubundi turya inyungu tugakipinga igishoro, sibyo? Inyungu ziraza zikadutunga mu rugo, igishoro kigakomeza kigakora akazi. None se wowe uzarya ku gishoro, ntabwo uzi gutandukanya inyungu n'igishoro. Wewe kubera ko just ufite capital ya 5 million cyangwa se 1 million, urayibara nk'amafaranga mbumbe abumbye, ntutekereze ko ayo mafaranga ushobora kuyagira gute, ushobora kuyaryaho. Wewe byose biravanze, ukabona amafaranga yose gusa aravanze, ntubasha gusobanura capital, ntubasha gusobanura interest ni yihe, byose gusukiriraho, ukavuga ngo ibintu ntago bigenda. Swat ako kazi uri gukora kari gutanga inyungu nkeya, karimo karagenda bitewe nyine nuko n'imiterere yako. None se uracuruza ubunyobwa mugani wa King Ele, utekereze kubaka etage, keretse uba usupplying igihugu cyose. Leta igomba kugukurikirana. Leta igomba kugukurikirana ukavuga wakuye amafaranga yo kubaka etage kandi uri kanyabunyobwa. So rero uri imodoka ya miliyoni 100 ariko uri kanyamagi. Ariko mana yego, nago rero nuvuga ngo rero inyungu twunguka ziba zishingiye kuri capital twashoye. Capital twashoye, ingano ya capital akenshi ijya kugaragaza inyungu tuba dufite. Nta muntu ushaka gushora like ejo bundi ari byo nibishije ngo ni TMP, abaturage bavuga uburyo ngo bahombye, nanabibabwira mwese wenda abadukurikiye, nta nyungu z'umurengera zihaba. Nihe wabonye inyungu iruta igishoro? Ntabwo bishoboka, nta nyungu zingana kuri zishobora kubaho. Mugenda uzana abantu, umwe razana ngo abashamitse kuri aba ngaba ngo baguhereze ngo wunguke ngo 30. Ntabwo bishoboka. Inyungu ijyana n'amafaranga umuntu agira gute ashora. Mwakoze cyane kudukurikirana. Ubwo rero namwe nushora menshi uzunguka menshi, kuko na risks barimo ari nyinshi, ariko nushora makeyi n'ubundi uzunguka makeyi. Uzunguka bingana no uzashora se ibihumbi 100 wunguke miliyoni? Ntabwo bishoboka. Nimba washoye nibuze miliyoni uzunguka 100, nuko nguko bigenda. Niyo mahame ya finance, niyo mahame y'ifaranga. Murakoze cyane. Turagushimiye, tunasoza n'ikiganiro cyacu. Imana iguhe umugisha, naho ubutaha tuzongera tugutumire twongere tuganire. Ndabizi ino message iragera ku bantu benshi kandi irabafasha. Nawe ubasha kuyiduheza. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ikwagure mu bikorwa byawe uri gukora. Murakoze. Yego, naho ubutaha. Bakore subscribe, balikinge, bakomentinge. Nimba wumva ibyo navuze bitari byo, it's okay. Yego, erega igitekerezo cyawe nacyo kirakenewe. Uvuga ati rwose ibyo uvuze urabeshye. Nyine ibyo ndi kuvuga ni ibitekerezo byanjye, nawe ibitekerezo bya rwose turabiha agaciro. Nunakenera kuza gukurica no kubisobanura, kumva ko nawe hari icyo ushobora kubivugaho, rwose ikaze ryinshi cyane, tuzakwiyegereza. Yego, murakoze cyane. Ikindi rero dukomeze dusenge, dusome ijambo ry'Imana, dukunda Imana. Nta mana nta buzima. Amen. Murakoze cyane. Amen. Naho ubutaha. Murakoze. Ciao. Ciao.